Leila Leila ko numva udakoma ninde wagukunda kundusha gisanzwe nabona nkabona ntiyimbere mu ndirimbo yawe hagaragaramo umuzungu niwe iyo nkuru yerekeyeho. Kano ngeretse uhuza abantu bose bahaye umwanya Power TV show. Uyu ni umwanya wa showbiz, ntago njyenyine nkuko muri kureba rero imbere kuri kamera mafite umutumirwa wambaye neza cyane, inkweto ifite ibara ry'umweru n'umutuku, ukazamura ipantaro kabisa imeze neza cyane, kuri deshire n'ikoti isa ubona neza risa n'inkweto. Reka umusabe yibwire abakunzi ba Power TV show. Mumeze neza, nishimye kuba ndi kuri Power TV show cyangwa se ndi kumwe na buri wese ukurikiye Power TV show. Nge nitwa DJ Manzi, ndi DJ nkaba n'umuhanzi. Thank you very much. Yes, amazina ye ngo ni DJ Manzi, akaba umu DJ ndetse akaba n'umuhanzi. Nje kuri mikoro mwumva ndi Iraje Mukunzi Jire no ku majwi n'amashusho turi kumwe na M4 Production. DJ Manzi, how you doing? Ivuge nk'abahanzi kwa kundi mujya mwivuga mu ririmba. Uyu munsi juice zabaye. I can say nje ndi hano kugira yonza kuvuga ngo ivugiye nk'abahanzi wish, ariko ndanabikora nakabaye nazanye n'ibyuma byanjye nkaba ndi gusquatchinga. Ibyo bantu benshi banzima mu kuvanga umuziki, ariko umuziki yakamero batarambaza n'ibindi bintu. Ndi gupresenting indirimbo bita Leila batangira bavuga ati abanyamugi barakubeshya jewe ndabazima, hey Leila ko numva udakoma ninde wagukunda kundusha. Uwo ni DJ Manzi muramwumva mu ndirimbo nshya yitwa Leila, akaba ari nayo ndirimbo yatumye mu by'ukuri tumusura ndetse tukamutumira muri iki kiganiro kugira ngo tubwireho byinshi. DJ Manzi, ubundi amazina yawe nyakuri ninde? Nje nitwa Manzi Ernest cyangwa se Manzi Teyamo. Manzi Tiyamo cyangwa Manzi Ernest niyo mazina ye. DJ Manzi, abantu benshi bakumenyereye nk'umu DJ cyangwa se kuvanga imiziki mu makwe no mu birori bitandukanye. Noneho uyu munsi wakoze agashya, maze icyumweru cyose mora ku mbuga nkoranyambaga ku Nyarwanda ku Gihe mu by'ukuri bari kuvuga indirimbo yawe yitwa Leila. Niyo mpamvu nagutumiye, so tubwire byinshi kuri iyo ndirimbo. Urebye indirimbo navuga kuri based on true story, yitwa Leila. Uburyo mamubwira ati nyuma y'ibyo byose uzasanga ntawe ugukunda kundusha, umukobwa nakunze, urumva none numva ko namuririmbira mu buryo bwo kubimubwira ntabwo yabyumvaga neza, ariko ndavuga ati reka muririmbire, ariko ndi no kuririmbira buri wese kuko ni message uzayumva, azumva kuri message ivuga yuko hari ukuntu ubona umuntu yitambukira we atagukunda atakwitayeho, aho ukavuga ati haburyo mba nkurura utambuka bose bagushagaye bakubeshya, hari umuntu ukubwira turi mwiza urasa neza, Yesu uri mwiza, ariko atari ko agushaka, ashaka nirari mbese ashaka kuba mwaryama na mwakorana bike, ariko ngira mbwa ati kinumva ko burya Leila wambera umugore, wambera mama w'abana banje, uramusunyemeye. Niyo mpamvu rero naririmbye ndirimbo. Bivuze ngo ni ndirimbo ya true story. Yes, it is. Ariko nanone buri musore wese yatura umukobwa ashaka kubwira ko akunda. Yaba n'umukobwa ntabyumve nka Leila, ashaka kumwita John, kamubwira ati John, nyuma y'ibyo byose uzasanga burya ngiye gukunda. So DJ Manzi, mu ndirimbo yawe hagaragaramo umuzungu, niwe iyo nkuru yerekeyeho cyangwa wapi? Ni nk'ukuntu ushobora gufata video Vixa ugafata umuntu rekamukoreshe, ako uriya ni inshuti bisanzwe, ni no mu modo muri West Michigan University
inshuti yanjye tubisanzwe. Leila uraza kuduhereza agafoto ke nako tuzagashyira mu kiganiro. Wapi uzamubona soon. Urumva Leila ndacyagigize ntabwo biragwamo neza. Nta nubwo arabyemera. Kandi mubwira ati nyuma y'ibyo byose nabyemera muzabona indirimbo ikurikiye yabyemera atabyemera n'ubundi naje kugira mbaririmbire kuko umuziki nawe utangiye kera. Ntabwo ndi kuririmba kubera ubuzima bwanjye ahubwo nzakomeza mbaririmbire. Kari you trying cyangwa ukora business n'uzumve ko ugiye guhita wumva yuko ngiye kunguka habamo no guhomba. Ashobora kubyemera cyangwa ntabyemera. You never know. Rero reka tukubwire ngo Manzi ntabwo ari kuririmba gusa ahubwo burya ari no kugutereta kandi ategereje igisubizo cyawe kimubwira ngo yego. Gute none. DJ Manzi abantu bari bakumenyereye mu kuvanga imiziki nkuko natangiye mbivuga. Ni iyihe mpamvu wirunduriye mu muziki? Ugiye kugikora umuziki gusa cyangwa uzajya ubihuza byose? So nge natangiye wenda reka mvuge natangiye kudija muri 2014 nibwo natangiye kuvanga umuziki, ariko kuririmba natangiye 2012. Sinamenyekana ko abantu bose baririmba, ntabwo ariko bamenyekana bitewe na support cyangwa iki impano cyangwa naho ushira ibyo ibikorwa byawe. So natangiye ku ndirimbo yitwa Girlfriend n'izindi nyinshi, ariko nago mu cyaragiye YouTube urabizi ko YouTube ndakeka ari muri 2010 cyangwa gutya ya hafi tutatangiye ku uploadinga. And then je mpita nkomeza muri career yo kudija kuko niyo yari inyoroheye kuko ni ubwo buzima bwanjye kuvanga umuziki. No before yuko nza muri USA reka mvuge rest in peace kuri Jay Paul ko ni wari umushuti wanjye cyane, niwe wangaruye mu muziki ambwira ati bro ufite gahunda yo kugenda ko wambwiye ugiye kugenda ngiye I can be your manager. Kuko urabizi mu kuririmba hari umuntu uzi kwandika azi kuririmba, hari umuntu uzi kuririmba utazi kwandika. Ambwira ati nugera hariya najya nkufasha. Arabinyemerera tunakorana indirimbo bita Nkovuto. Abazajya kuri YouTube bazayibona Nkovuto yes. Undi mujama witwa Clement atuye muri Arizona. Turayikora irarangira turi no planninga video saza baratabarutse mpita nshika intege. Ntangira kubivamo ndavuga kanikorera kudija kwanjye. And then navuze ati nta mpamvu yo gucika intege, why not? Nibwo rero nongeye gutangira ngiye ahantu mu bajama mbonye studio bari gukora tangira kuririmba ndirimba akarimbo bita Nzakubona. Producer ambwira ati ariko ndumva ijwi ryawe ryakora ushaka waririmba. Ko numva bakora ibintu byo having a fun ndavuga ati why not? Nubundi mu mutima wanjye numva ko nanabikoze kera. So ndabipoha akarimbo nkashira hanze nta mashusho kara urumva nakaho having a fun ntabwo abantu bakishimiye cyane. Uvuga none reka mfata umwanya ibintu byanjye mbyiteho nkore indirimbo. None mfite umujama wanjye witwa Noxbeat akora abahanzi benshi, na niwe wakoze iyi album ya Bulldog na Riderman. Noxbeat turamusoje cyane. Amavi zaba social muri akoze zandaje zaba The Ben yakoze indirimbo nyinshi. None ko ari n'umuvandimwe bana na Big Brother Kevin arangera ambwira ati Manzi so uburyo ndi kumva ibintu byawe uramutse nkwaye ibi bintu waririmba. Kandi urabizi mu biririmbire nk'uko nabikubwa za audio hari uburyo wandika ariko utaririmba. Amurugero rwinshi ambwira ati Kelly niwe wandikiraga ba Mark Jackson barabastar. Hana nta n'indirimbo ari yandikira. Ba Drake barabandikira, why not? Ambwira ati rero Meddy yavuye mu muziki usanzwe afite boro muri studio waririmba. Anyumvisha bimwe bimeze nk'amaragaton reggae n'izindi. Anyumvisha Leila ko ngiye j'adore zouk kabisa mu zouk mu bintu do dadija ariko nanjye ari njyana nkunda. Ndavuga ati akana nakaririmba arakama hakubisemo numva gatangiye kugwamo. Urumva rero yukoze ibintu wo kumva ni byiza hirya atari byiza. Numvisha n'abandi bantu ku ruhande baza umuziki kundusha avuga ati bro you can sing why not? So rero niyo mpamvu nahise mvuga ati reka ngaruke mu muziki, ariko ntabwo mvuze ngo ndetse kudija. N'ubundi byose nzabikora nk'uko umuhanzi yaririmba. Nawe ubwawe uvuga waririmba. Nujya muri beat neza urumuririmba. Hari umuntu nigeze kumvisha indirimbo yanjye arangije avuga ati ariko ugomba kuba uri mu vocalist
ndashaka nanabivugira imbere ya kamera vocaliste no kuririmba biratandukanye yeah so different yeah yes so ubwo producer aguha indirimbo ikubitaniye so yaje guhurira hehe rero n'inkuru yawe bihita bijyanamo watubwiye ko Leila ari inkuru nyayo y'umukobwa uri gukunda so byaje guhurira he n'indirimbo umuhanzi producer yaraguhaye so yamaye indirimbo kurumva agwa nk'indirimbo nk'eshanu ugahitamo ako bitewe nuko wenda atari kuvuga n'inkuru y'umukobwa ndi gukunda bitewe n'ukuntu ukumva amagambo na message ugiye no kureba muri ubuzima bw'uyu munsi abantu bihugiyeho abantu duseka gakeye biranagoye kuba nakubwira ngo ndagukunda uri umukobwa cyangwa uri umuhungu ndavuga ati uhabyumva se kumva nyine utewe n'ipfuna kubwira umuntu kera ngo ndagukunda wumvaga ari ibintu byiza yes ati ni mwandi cyangwa love you arabifata ukundi ahita bifata ukundi kemita numva amagambo arimo uzabasha no kumva iyo ndirimbo azumva ko n'indirimbo yanditse ifite amagambo mazima buryo urukundo rusa nk'urwakonje rusa nk'urwagiye hasi muri ubuzima turimo turi gukunda amafaranga turi gukora nibyo ariko twongere twibukiranye numva ni indirimbo nyine buri wese azisangamo ndavuga ni indirimbo yanjye gusa that's why navuze ati Leila yabikora ya buri wese iyo umuntu wavuga ikinyarwanda cyangwa uzi kucyandika yaba utazi no kucyandika azacyumva n'umuntu bese simvuze ni y'abanyarwanda gusa ya buri wese ushobora kumva ikinyarwanda so ngarutse ku kantu k'ikinyarwanda uvuze nabonye kuri YouTube Leila nabyo byaranditswe mu kinyarwanda byo umuntu yanditse utazi kwandika Leila mu cyongereza byagenze gute kugira ngo abakunzi ba Power TV show ako kantu wenda niba kabona bazamenye ko wabivuzeho cyangwa se wagize iki bitubwiraho ya Leila ubusanzwe hari ukuntu ushobora kuvuga ngo manzi wenda ni MANZI undi muntu akaba yabyandika ukundi kuko n'umuntu wavuze ngo kwandika J ngo batangiza G cyangwa J ubu ntabwo umunsi niko twasanze tubibona nanjye Leila mu bitabo nzi ko uburyo yandikwa ndabizi ariko navuze reka mbishire mu kinyarwanda nuzi gusoma ikinyarwanda cyangwa y'abatari n'umunyarwanda ariko cyumva ajya avuga ngo ni L A mbese A mu cyongereza va I W kubyumva ubwo ni ya sibyo na I ariyo I L ariyo na nagomba kubyandika nk'uko mbibona kugira ngo n'umukecuru utazi icyongereza azarisome abyumva exactly so DJ Manzi urumwe mu ba DJ bahenze muri Amerika ndetse na Canada so byo ubikora nk'umwuga kuririmba byo ubijemo nk'iki ni business no kwishimisha cyangwa bimeze gute ya muziki nahoze nkukora n'ubundi before ko mba mu DJ nabaje kuririmba wenda nuko ntacyo byamfashijeho bitewe nuko ubushobozi bwari hasi nta nubwo mvuze ubushobozi buri hejuru cyane ariko umuziki kuririmba n'indi grade nko mu gisirikare ukuntu ushobora ku bantu bazi igisirikare cyane cyangwa babizi kundusha ushobora kuba wava kuri Soviet nakaba lieutenant akava kuri lieutenant akajya kuri captain so nanjye rero ndashaka kuzamura kugira none iyo uzamura amapeti nibwo nagurutya bigenda bizamuka yo feme so bivuze ngo uje gucuruza na mu muziki gucuruza no gutanga message ntabwo nje gucuruza kugira ngo binyinjirize gusa no butumwa indirimbo uririmba ku rukundo uririmba mu buzima busanzwe uririmba kwishimisha uririmba gushimisha abandi so urumva rero ngiye gutanga ubutumwa hose kugira ngo ducuruze twese so DJ Manzi indirimbo Leila izajya hanze ryari Leila izajya hanze tariki 11 z'ukwezi kwa 10 muri mwaka wa 2024 abakunzi ba DJ Manzi ari abantu bakuzi bisanzwe ari abantu bakumenyeye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se abantu wacurangiye mu birori dore yuko uri umwe mu ba DJ beza mu by'ukuri muri Amerika ndetse na Canada indirimbo yawe bazayisanga he indirimbo yanjye as I told you uzayisanga kuri
DJ Manzi Teyamo uzayibona. Ugiye kuri DJ Manzi Instagram ya DJ Manzi 250 cyangwa ugiye kuri Instagram kuri Snapchat whatever, cyane cyane kuri YouTube yanjye. Yeah. Reka dusaba abantu bajye kuri YouTube bandikemo DJ Manzi Teyamo bakore subscribe kugira ngo iriya tariki bagende kukazogera bakore notification maze Leila nigera kuri YouTube bazahite bayibona mu bambere. Ndaza gusaba cameraman wanje aze gufata YouTube channel ya Manzi aze kuyishira muri comment. Okay, DJ Manzi reka twigire noneho mu bibazo byo mu buzima busanzwe. Njye nkunda kubaza ibi bibazo ibyamamare yongiriwe amahirwe no guhura nabyo. Bwira abakunzi bawe ndetse n'abakunzi ba Power TV show, niki kintu DJ Manzi atinya ariko abantu batazi ko nka DJ Manzi rwose icyo kintu ntago yagitinya? Mu gutinya ni ibintu byinshi. Ikintu cyambere ntinya wenda of course ni Imana, kundi umuntu wakoreye umuryango usenga. Ikintu kibanga abantu bose batinya batazi ko watinya nka DJ Manzi. Ikintu gisanzwe nabona nkabona ntinya imbere. Bro, no cyane injangwe iri mu nzu yawe ntabwo naryama, ntanafata hotel ngati ntishobora no kunkoraho, ndayitinya sinzi impamvu. Kwa kundi wumva ngo ubundi ikintu ukagira urumeze cyangwa ugashesha urumeze cyangwa allergy. Injangwe bivuze ngo injangwe cyangwa se gutya imbeba ujye usanga zaraje mu nzu, ubwo icyumba cyajemo imbeba ari kunkoraho koyo we ntunabivuge bitangiye gutuma ngira ubwoba. Shaka ikindi kibazo reka. Iye DJ Manzi atinya imbeba ndetse n'injangwe mu by'ukuri, kuko nabivuga uhita ubona neza ko agize ubwo oba nk'ubibonye. So DJ Manzi nkwibarize ikindi kibazo. Wambaye neza kandi uri umwe mu bantu rwose bajya bambara neza cyane rwose, imyenda ihenze ndetse isa neza, ariko perfume ubwo ndaza kubyumva dushaka. Nigeze mbona umuntu yapostinze ngo kuntukane nko kwisiga ngo perfume ugiye kwifotoza, ako kantu nagakunze cyane. Ntabwo mvuze mu bantu kundi mu bantu ngo spending amafaranga menshi kuri perfume nkundi no mu bakobwa bankurura bihumura neza. Nubwo nawe mfite girlfriend ndanabikubwira, ntabwo mvuze ngo ndagutereta ariko nakubwira ati you smelling good. So naringiye kukubaza ngo umuhungu wambaye neza kuri wowe ni umuhungu wambaye gute? Umuhungu wambaye neza utanagiye kure kw'abahungu ntabwo bituvuga ngo ateye kurya cyangwa iki, bya bindi abantu babona ngo arabyushye ngo yakoze iki, ibyo ntabwo bikora cyane. Umuhungu wambaye neza ngendera ko mpera ku rukweto. Inkweto wambaye inkweto ikankuma. Kuri yanjye kamereho ko mba nana spending zaraza kubibereka. Wambaye Jordan 1 y'umweru wambaye inkweto nziza nubwo washiraho t-shirt y'amadolari 2 cyangwa mu manyarwanda 1000. Bro wambaye neza. Inkweto nziza, t-shirt bijyanye, wenda nambaye urabona mu umweru n'umutuku, ndashizemo umweru. Ntabwo ndi bwambara umweru n'umutuku cyangwa hano urabona n'ikoti n'umutuku, tenzanamo nambaye imikara gusa, ntabwo bijyanye. Sinzi uburyo bakunda kuvuga niwe concordance, abantu bazi France barabindusha kujyanisha, ukamenya kujyanisha ibintu wambaye. Yes, kwambara neza ntabwo ari kwambara ibihenze, ni kuberwa karakora. Okay, so tujye ku bakobwa noneho. Umukobwa wambaye neza kuri wowe ujye ubona kabisa ukavuga ati uyu mukobwa yambaye neza, no mukobwa wambaye. Ko wambaye neza kuri ngewe ni ibintu bibiri. Ngiye kuvuga akantu wenda utarumbajije. Dushatse gusohoka, dushaka kujya out mu rugomo,
abajene abasore turabikora wenda abanyumva ntibabyumve nabi mashaka uze wambaye twa tuntu tw'amace tugiye gutwika tumere neza bize kuryoshya ibiganiro aho ku mukobwa nubaha nkunda uwo tuyambera n'umugore n'umukobwa wambara wikwishe kwikwiza nshatse kuvuga niba yambaye n'ikanzu cyangwa ipantaro yambara ibintu bisa neza bigaragara yanajyanishije ko nuza wambaye ubusa kuri njyewe ntabwo wambaye kuri njye tuzasangira birangirira ntabwo wambaye ariko ni wambara ukaza kwikwiza unabihesheje Imana icyubahiro dufite kwambara umubiri wawe ukawuhisha kuko ntabwo ari buri wese ukeneye kureba ibyo byaha azabibona kuko afite irari kuri wowe ariko umubiri wawe ukipinge wambare wikwiza hari uburyo wambara n'agakanzu ati oh my god yambaye neza burya narumvise ngo abasore iyo mugiye mu kabari bakunda guhura n'abakobwa bambaye ubusa bambaye batikwije ariko bajya bagashaka abakobwa bambara bakikwiza kandi batajya basohokera mu tubari ibyo byo ni ukubereke ngenda wenda mvuga mhere kuri njyewe kore buri wese agira amahitamo yiwe hari umukobwa mu kabari ushobora gushaka umukobwa mu kabari akakurutira wa muntu ugendana Bibiliya weshya abantu nge uriya wakitinga ko yagiye afite Bible yagiye mu materaniro asenga misa ya kangahe cyangwa mu rusengero ari n'umudiyakoni cyangwa ibiki n'ibiki kumva ararenze ntabwo abarenze ntabwo mucira urubanza abarenze ku giti cyiwe hari n'abarenze uvuga ati umukobwa wishe tukamenya twebwe noneho ukuntu tubona abakobwa mu tubari kuko yambaye kuriya ntabwo uzi impamvu yagiyemo ari gushaka ubuzima ntabwo uzi ibyo byose impamvu ari muri ako kabari hari abajyamo kugira ngo bishimishe hari n'abajyamo kugira ngo ubuzima barebe ko yaronka amaronko kandi umukobwa wo mu kabari ntumve ko uzamusanga mu kabari ngo kuko yiyambitse utuntu tw'ubusa dukurura abagabo ntumve ngo wamubona no ntabwo wapfa kumubona gutya azi ibyarimo njye nakoze mu tubari nabaye umuseriveri nabaye umumanager w'utubari abakobwa mbese igitsina gore mu bintu nzi ndakizi so uwo mukobwa n'umuntu wambaye ibintu bisa nk'ubusa either azaza awukeneye mu having fun muhe tip azaza kugira ngo mumenye mujyane azaza no kugira ngo none abone amaronko so rero umukobwa wambaye ubusa ntabwo bivuze ngo cyangwa mu kabari niwe nahita njugunya hari n'igihe ubona umukobwa mu kabari ukamupinga kandi ari umukobwa kubera umugore nyina w'abana bawe nyina w'abana bawe reka ukoze hasi unyibutse ibuye Manzi ufite umukobwa mukundana vuba cyangwa kera uzakubera umugore yabiri mu nzira arahari yitwa nde icyo gihe kumutangaza ntabwo akunda ibintu bya social media uvuze yanangije natavuga ati wapi turekane aba DJ n'abahanzi bashinjwa kuba ari abahehesi akaba ariyo mpamvu batajya batangaza abakobwa bakundana cyangwa ngo babapostinge kubera ko aba ari benshi upostinze umwe undi mwashwana ahubwo ukavuga ngo arahari kugira ngo buri wese yiyumvemo ibyo mushinjwa n'ukuri kuri bamwe nyine babifata nk'ukuri kuko ntabwo umuntu wigeze kumbwira uti hari uburyo yambwira ati iyo umuntu akuzi neza ntabwo ashobora kuza ngo apfe kuvuga ibintu atazi yamaye urugero yambwira ati iyo ufite imbwa uzi inyamaswa bita imbwa iwawe iyo izi ba nyir'urugo cyangwa inshuti zawe iyo muje murayisuhuza mwese kwikoraho ikabishimira ariko iyo itazi uwo muntu iramuka ugati ndi kubona stranger it means like umuntu yatakuzi akuvuga uko atakuzi nyine
noneho twebwe nanjye nahuje n'urwo rugero ntawabuze imbwa kumoka. icyo nshatse kuvuga abatatuzi nyine nibo babivuga kandi bicana bikajya bigakomeza, we don't care about it. And then kadukomeza kuri ako kantu n'umugani nshima twebwe ibyo nababivuga, ariko mu ngo cyangwa n'ujya kureba ingo zitandukana buri munsi nta DJ wanditswemo, nta muhanzi urimo, uzabisuzume abirirwa bakora ama divorce nta muhanzi cyangwa DJ. Turi abantu turakunda, turatetesha, iyo dukushije dusaba imbabazi. So rero abo bavuga ngo ntitwashaka cyangwa ntitwakora ibi ntabwo tuzabuza ba runaka kumoka. Twebwe icyo tuzi ko nuko twubaha Imana tukakunda kandi twifuza n'ingo nziza kandi uza bareke bamoke, ntibabyumve nabi, ariko ntabwo nzabuza ba runaka kumoka. Ariko ujye uvuga umuntu uzi, kandi mbere y'uko uncira urubanza banza wowe wisuzuma uvuga ati se ngiye meze neza, the perfect, nobody perfect. DJ Manzi gira ijambo ubwira umukunzi wawe, ndabizi azareba kino kiganiro. Arabizi akunda akajambo se nako arabizi, ndamukunda pe. Leila wagiye kuvuga akajambo akunda papi arakaza. Yes, DJ Manzi ni umwe mu by'ukuri mu bantu bakunzwe cyane cyane mu rubyiruko kubera serivisi atanga. 18 ufite imyaka ingana? 18. Natangiye kubara imyaka, sinzi niba ari 18 cyangwa niba ari 38 uvuze. We imyaka ubundi imyaka n'abantu bayishiriraho. Kubyumva wavutse mu we mwaka? Jewe higera muri Amerika. Je uzi impamvu wenda na izo ni black no kujokinga, imyaka navutsemo ntabwo ari ya kera cyane, cyangwa sindi muto sindi mukuru ndi hagati. Ariko nje anniversary yanjye ngiye kuzahindura, nje mbara ikintu nagereye muri Amerika. Kugera muri Amerika ntabwo bivuze ubuzima bwiza nyine, iyo mpamvu mvuze muri Amerika n'uri mu Rwanda ntabyumve nabi, cyangwa mu kindi gihugu cyangwa whatever. Aho natangire kugira ubuzima bwiza, ko aho tuba turi abanyafurika cyane cyane ntabwo ibintu biba bimeze neza. Ushaka kurya ukanywa, ariko ufite papas, ufite kuvuga ati nzagera kuri ibi, data cyangwa mama bageze kuri ibi nanjye nzabakurikiza. Ariko ntabwo ngiye nakuriye mu muryango ukize naza nkwira tango n'ibintu byatanje. No kuba narageze ahangaha ni amahirwe. Banifuza ko buri wese yagera hano agahaha akaronka agataha ukagasubira, yaba i Rwanda, i Burundi, Congo, Uganda, Kenya, whatever, tugasavinga our village. Ko abanyamerika arigiye tufite ngo tugiye usubira byita village, rero nuko dufite n'amatown. Iyo nshatse kuvuga ngiye nagize amahirwe ngera hanga yantangiye kubara birthday yanjye umwaka naziyemo. I've been here almost 4 years, yaranageze maze imyaka 4 muri Amerika. Ubwo anniversary yanjye nzantangira kubara kubundi buzima bya bimeze nabi, sinzabiyemera ngo DJ Manzi ndaho ndasanzwe, byari ubuzima busanzwe, mbona kwishyura inzu, mbona yo kurya, ariko nta bindi. Imana ngire neza, nanjye you guys abakurikiye mwese ahangaha bifuje kuzamera neza. Okay, yes, yarishye DJ Manzi. Reka tuve muri ibyo bibazo dusoza twerekeze nanone kuri kariyeri yawe y'ubuhanzi. Ninde muhanzi role model wawe cyangwa se w'icyitegererezo haba mu Rwanda cyangwa muri Amerika n'uwuhe? Mere mu Rwanda se mere. Okay, reka mere mu Rwanda. Mu Rwanda nimuvuga muraseka. Byo role model wanjye yari Safi Madiba. Role model wawe yari Safi Madiba, kubera ko uvuze ngo nimuvuga muraseka? Oya, ko harimo abahanzi benshi, bumva n'umuntu wi talented, groupe yo ari groupe, harimo abahanzi muvuga ati bose basakwe nka bari ku level imwe. Ariko hari abahanzi ko turi abahanzi, turi aba DJ, twese turarutana. Tujye kuzana abamurusha, twazana barabamiti. Kubera iki Safi Madiba ari role model wawe?
Safi Madiba kuri njyewe n'umuntu nabonaga asa nkaho uje nanjye like imyambarire umiririmbire ntabwo we aranarusha kundi kuririmba ko yaririmbye imbere yanjye ahubwo simvuye mu miririmbire bataza kubyumva nabi aranandusha cyane wenda muri story kwa undi dusetsa turi gutera ama story ushobora ko nagusetsa ntanabiteguye Safi ku bantu batamuzi mushobora guhura akagusetsa ukaguhasa atanabiteguye atebaza abako barimo guseka hari cyabaye uwo ni we manzi nanjye ku bantu batanzi nagutera story ugaseka ukagwaza what ubisebya and you know that right Safi no muri humble no muntu bana n'abantu bose nanjye nje none muranzi njya kudica natangiye mu bintu byo kuririmba ngeze mu bantu sinabibabwiye ko ngira isoni tangiye vuba DJ Master about this and this ntangiye kugira ubwoba mwana tuma ntaza muri iyo nzu cyangwa se ahandi hantu gusohokera sumba shaka twebwe niwe tuhasukira ahantu easy open your mind that's me. Okay, muri America ninde umuhanzi w'icyitegererezo wawe? Bro, abahanzi benshi muri America urumva n'ikindi mbese uvuze isi yose uvuze USA United States of America uvuze isi yose byo muhanzi wa mbere muri America nemera ni Asha Raymond imibyinire n'imiririmbire urabyemera n'imyambarire shiraho kamba. Okay, so DJ Manzi haba amoko menshi y'injyana R&B, hip hop, sekera n'ibindi nubuhe bwoko bw'injyana ukunda ni yuririmba cyangwa nubundi? Ngiye injyana nkunda ya mbere numva ya mbere yo ndi home kwa kundi buri home ukora amasuku abizina ntago tugira n'abakozi ibintu byose tuba tubyikorera nkunda kumva njyana mbere nkunda kumva gospel music cyane cyane nkunda kumva Mbonye Israel Mbonye James na Daniela ne bari couple ntabwo mbizi nkunda kumva na Ambassadeur no muziki isanzwe nkunda kumva slow music ziri soft bese yandirimbo wumva nawe ukavuga ati yansinzira izo yo zivuye numva hip hop ahubwo bijya bintangaza uburyo ntaririmba hip hop azonjyana nkunda nkaba ndirimba Afrobeat, R&B, Afropop nizo njyana zanjye. Yes. DJ Manzi dusozagira ikintu ugenera abafana bawe ndetse n'abatagufanaga kuko wenda batari bazi yuko uri umuririmbyi bagiye gutangira kugufana gira ubutumwa ubabwira tugana ku musozo. Icyo nababwira turimo gusoza cyangwa se icyo mbategurira mbere ya byose nabyeretse Imana izamfashe igendane nanjye kwa kundi ubu twavuga ati Nyagasani mbere umushoferi mubere umugenzi nanjye ndabifuza yuko ibi byose ntago nabigeraho n'abafite muzambe hafi bafite byinshi biri mu kigika bizabanezeza bizatuma society yacu iba big kwa ko ntabwo umuziki wacu twaba turi mu bihugu bitandukanye tuzawereka abanyamahanga gusa katubereke abantu bavuga ururimi rumwe tuvuga ururimi rumwe ufite byinshi byo kubereka kandi you guys love ndabakunda kabisa. Okay, DJ Manzi rero ngo arabakunda reka tubasabe cyangwa se tubabwire muze kujya kuri YouTube channel ye mukore subscribe ndetse muze indirimbo ye negeraho muzahite muyisharinga munayikunde ndetse munayigeze ahigomba kugera. Mwakoze cyane rero abantu babanye natwe Power TV show turabakunda cyane tumaze kugira umuryango w'abantu 7,000 niba nawe ushaka kwinjira muri uyu muryango kora aho hantu handitse subscribe notification kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 tubafitiye ibiganiro byiza byinshi cyane bya business showbiz politique gospel ni ibindi byinshi cyane bitandukanye. DJ Manzi reka tugushimire umwanya wahaye Power TV show indirimbo ni sohoka tuzongera tuyiganireho utubwire uko abantu bayakiriye. Thank you so much. Power TV yaba director yaba abantu bakuri yaba bayikurikirana ndabakunda cyane
turabakunda kandi mukomeze mudushyigikire. One love. urakoze cyane uzagira icyumweru cyiza. Alright, cameraman wanjye wakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Bye bye.